Ijambo ry'umunsi, kumenya indangamuntu yacu. Soma Korinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Abakristo benshi bafite ikibazo cy'irangamuntu yabo, abo bari bo banyabo, bazi yuko bakijijwe ariko ntabwo bazi mu by'ukuri icyo batekereza ubwabo. Reka dukore ikizamini gitoya. Wibwira ko uri umunyabyaha ariko wakijijwe n'ubuntu, cyangwa ko uri umukiranutsi ariko rimwe na rimwe ujya ukora ibyaha? Aya magambo yombi rwose ni ay'ukuri, ariko irya mbere ryibanda ku miterere yawe ya kera, ni mu gererano rya kabiri ryo ryibanda ku myumvire ya Nyagasani. Niba uri umwizera, ijambo ry'Imana rivuga yuko uri uwacunguwe. Benshi muri twe ariko turakibona nk'abanyabyaha, twababariwe ariko kandi nyamara tugahinduka imbere. Nyamara ariko umwami we avuga yuko umuntu wese uri muri Kristo ari ikiremwa gishya, ibintu byashaje bikaba byarashize. Soma Korinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. Nibyo koko twebwe twavutse ubwa kabiri, ntabwo dushobora gusubira uko twari tumeze mbere, twarahinduriwe. Umuti w'iki kibazo cy'irangamuntu yacu cyangwa se abo turi bo banyabo kigomba gukemurwa gusa no guhindura imitekerereze yacu. Nitutabikora tuzashingira ku kuntu twiyumva, kandi Satani akaba azadutera ibisasu byibutsa kunanirwa kwacu ndetse n'ibyaha twakoze. Imana irashaka yuko tubaho twimva nk'abashunguwe, kuko ari byo bizatuyoborera kubaho nk'abatagatifu kandi batunganye. Aha noneho nibwo tuzashishikarira ibimwerekeyeho, kandi Sekibi rwose ahora haduhera. Arashaka no kubaho ubuzima bwe bwuzuye muri wowe. Muri Kristo ufite indangamuntu, ufite ubukristo bwa nyabwo, kandi ufite ikintu cyasimbuye icya kera. Nuramuka rero wibanze kuri ubu ngubu kandi mwiza, ibikorwa byawe bizagukurira kubana neza na Nyagasani, kwishimira ubuzima bwa gikristo bwatsinze, abo gukomeza kubaho ubuzima bwa gipagani bw'abantu bakora ibyaha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemi-bible-institute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.